murakaza neza mu rubanza. Hano mugeze mu ijuru. Mbere na mbere ubundi amazina yanyu ni kuri yanga. Ufite ikomeye. Aka gafilime nkatuye undi mutindi witwa Pete. Utangiye kongera gutukana kandi icyo gitumye tukuzana hano mu rubanza. Amazina yawe naya. Big Production. Ngokano gapiri. Ngaho ntabwo turi gusobanura ubu turi mu rubanza. Yanga, ndagira ngo usobanure icyatumye usebya Big Production umwita Pipe. Aka gafilime nkatuye undi mutindi witwa Pipi. N'ikindi wajya bafitanye isano cyitwa Mamaji. Bose bateye nabi wajya bagonzwe na torotoro. Baba bafite ijego rimwe. Narumiwe. Pipe ariko ndakamutuye nubwo ateye nabi. N'icyitwa cya Junior we arakapfa gusa afite agasura nk'akambu yitwite. Cecekaho. Yanga ukomeza gutukana turakuhereza ubuzima. Pike warabivuga iki kuba Yanga ari kugusebya? Naragambaniwe. Yanga, tera ishengesho rimwe nabura ari wohora imitima y'abantu. Nyagasani imbata zawe turaje dore inkoko ziraduteye. Imbata z'Imana mugenzi. Wese rero muzaranire ko imbata za Yesu. Inkoko zabateye ndakubwiye dore inkoko katwaho. Yanga cicikaho ngaho nta nkoko ziri hano mu ijuru. Pike ngomba ikibazo cy'amatsiko ufite. Hari ijambo nemwe ryaba rivugwa mbyukuri ku mbohezo za DA muri San Carlos ra. Mvikina kibyo kiri kubaza ibyo n'ibyo bihuriye n'ibyo turimo hano mu rubanza. Giye kubaho umwanya musebya ariko Yanga sinzongera kumva urimo gusebya Pike ngo ni Pipe. Kijya kirirwa kigenda kibeshya abantu ngo mbere yo gusobanura sinibuka icyo nakoraga. Kumbe cyacukuraga imisarani. Ya muviringo kimwe gisobanura nicyo mvuga cya Pipe kimwe gifite ibitinzino by'ubyo hajyaho n'imbata. Ndabize nawe gisobanura ni mu buvumo. Kiteze cha uriya mutindi uziko yajya besha nabuze ubwonko bwibutsa cyabaje gucuruza ubunyobwa buragihombera kijya gucukura imisarane nabwo yamuviringo kari ikomeye niyo bagihaye imikiraka. Arakacha buriya Pipe koko akumana Pike we nakivuga tuzabana nejo cha rumva we ejo bundi nako nagare ejo cha. Yanga avuga amagambo yanyuma tumenye niba tukubabara cyangwa tuguhana. Iyo mfite rutingi y'inshuro igihumbi bizavuye ko gihe cya komanda yetse umwana we urazana imodoka nk'iyi kuri Yanga. Ufite ikomeye. Aka gafilime nkatuye undi mutindi witwa Pipi. N'ikindi wajya bafitanye isano cyitwa Mamaji. Bose bateye nabi wajya bagonzwe na torotoro. Baba bafite ijego rimwe. Narumiwe. Pipe ariko ndakamutuye nubwo ateye nabi. N'icyitwa cya Junior we arakapfa gusa afite agasura nk'akambu yitwite. Junior wabaye iki? Ngo simbizi niko yavutse avuga sura ni nk'akisiha. Ntago mututse murase byubahiro. Reka mbabwire nicyo cyanzanye ntuzwe n'umunwa. Ntago ari ukugutunga gusa ahubwo waranakunaniye. Yanga ariko nguherutse kujya kurira ingurube ku musigiti bagukubita wenda kukwica. Abana b'Abisilamu bari hariya bararakaye banutse ari bazima ubwo nibapfa mwana wawe urareba bariya nibo bahaduye batuziye mu gihugu. Tugomba kubereka ko natwe turi intagondwa. Bakomerwa bagataha. Bataha bakazabigana. Yanga usinye imbunda mu ijuru. Aramurashe n'izina ry'Imana mugeze akayunguruza. Yanga uri umunyabyaha. Yanga tugiye kukohereza ikuzimu w'abanyabyaha.